dukomeje rero kwibuka ku nshuro ya 32 twibuke twiyubaka. Uyu munsi tukaba tugiye kureba ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi giteye gite, gifite izihe ngaruka mu bibazo biri mu Rwanda no mu Burundi, cyagize izihe ngaruka muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Tugiye gukomeza rero dusoma mu gitabo uko ijuru ryagerageje mu Rwanda mu mwaka wa 1994, jenoside yakorewe abatutsi. U Rwanda n'u Burundi bipfiki mu by'ukuri, ngiye kubikubwira ubundi urebe koko uko ibintu bihagaze. Mbere yo kubikubwira rero reka maze nkubwire nti ibi bintu nagiye mbihabwa hano. Urabona ibya Ukraine nabihawe muri 2010, irana ntambara ya Ukraine kizaba 2010 nibwo natangiye kubyandika, bibaho 2014 mpabwa ibyo mu Rwanda nabyo byerekana ko Amerika n'Abafaransa bagomba kurangiza baje hehe, baje muri Kongo bakajya kwisahura. Abankurikira cyane rero kuri racano yitwa Ijambo ry'Umwimerere, muzi ibya Irani nakubwiye ko izahagama za Amerika na Israel. Ni ibintu mvuga amanywa nijoro, nabivuze igihe kirekire, hafi imyaka 4 mbere yuko biba. Abantu bankurikira ku Ijambo ry'Umwimerere bazi ko ari byo nababwiraga. Ibyo byose rero nagiye mbikura hehe, ari ibyo bya Ukraine, ari ibyo mu Rwanda, ari ibya Irani, byose nagiye mbivanaye. Nta handi nabivanye usibye ko narakira agakiza nkanabivana mu ijambo ry'Uwiteka, kuko ufite imibare data ukagira amateka ukagira n'ijambo ry'Uwiteka, byanze bikunze ukuri kuza hanze. Kagira ni rero Shalom Bashem Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yakob Vemuhirwa Yadan Yirmiyahu maze anahinu Elohim Lilohot Hayom ba Yeshua HaMashiach. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Imana yacu ya Abraham, Isaka na Yakobo na Muhirwa Yadan Yirmiyahu ku mwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Uyu munsi tugiye kureba iki? Tugiye kureba ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi, biriya bintu byaje gute. Ibi bintu rero kugira ngo utangire kubyumva bishamikiye ku bintu bita ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri benshi batajya bumva, biri muri Bibiliya zanyu mu gitabo cya Ezekiel. Sinakubwira ngo usome Ezekiel 29 cyangwa 27, usome Ezekiel yose uyumve, nibwo wenda utangira gutekereza ibi bintu bimeze gute. Ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri udashobora kumva ahantu babuvuga. Professor of Two Sticks, Imana ikavuga iti my people are destroyed because of lack of knowledge. Abantu banjye barimbutse kubera kutamenya, kubera kutagira ubwenge. Ibyo bintu rero nibyo bituma ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi kimeze gute, hazamo abahutu n'abatutsi gute, byagize ingaruka mu kibazo cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda umwaka w'1994. Tukaba tugiye kureba ku rupapuro rwa 254 uko ikibazo cyo mu Rwanda n'u Burundi giteye, nuko cyagiye gikura, uko abantu benshi batabyumva, ahubwo ubona abantu birirwa batukana. Hari igihe nicara nkareba abantu ukuntu birirwa batukana kuri za internet, nkareba nk'aba barapfiki kabisa. Ariho hahandi hatubwira ngo ubwoko bwanjye, abantu banjye barimbutse kubera kutamenya. Ese musanze mumarana muvukana? Kuko niko bimeze. Urebye ko nimara kukwereka ibyo ngiye kukwereka, ndibaza rero tutekereza, utangira gutekereza uvuga ati ibintu ni biki. Bwa buhanuzi bw'inkoni ebyiri nkubwira, ibyo nakweretse Ukraine uko nayihawe, ntabwo iby'u Rwanda, ibya Irani nabyo nkahora mbivuga, n'ibindi ngiye kukwereka nakire no nkatangara. Byose ni ukubera Uwiteka, kuko abantu benshi bibwira ko bazi Imana, bazi Uwiteka, ariko ibaze nawe igihe twabwiye ibintu kuki bitaba no kubera iki? Nuko ibyo twabwiye byose ni ibinyoma, nkuko ngiye kukwereka. Noneho twinjiremo turebe koko abantu bapfiki, noneho u Rwanda n'u Burundi bipfiki. Reka tuze twinjiremo rero urebe ibyo bintu. Nawe ndibaza nyuma y'iyi video uratangira gushyira ubwenge kugiye kugira ngo urebe koko uko ibi bintu bimeze. Nkuko nakubwiye rero, iki gitabo kigizwe n'amashusho 100. Uyu munsi tukaba tugiye kuri ishusho ya 48 ku rupapuro rwa 254. Nkuko ubibona hano
dufite u Rwanda, reka dukoreshe umutuku, dufite u Rwanda hano ibumoso, tukagira n'u Burundi. Umwaka fatizo nafashe 1988. Ni ukuvuga ibi bintu by'u Rwanda n'u Burundi ntabwo ari coincidence, ntabwo ari ibintu byahuriranye gutya gusa, ahubwo it's by design. Design yavuye hehe? Ni ukuvuga ngo igihe cyose mu Rwanda hategeka abahutu, mu Burundi haba hategeka abatutsi. Niko byamye bimeze, niko byamye bigenda. Ibi bintu rero akaba ari design y'Ababiligi bakoze mu gihe kirekire ku buryo Abanyarwanda n'Abarundi badasobanukirwa. Mugahorana muterana mu minwe, hakazamo ikibazo cy'amoko abahutu n'abatutsi. Uko ugiye kubireba, iyi design Ababiligi bakoze n'ubugesera buhambaye, ariyo mpamvu u Rwanda n'u Burundi bahora mu matati ntibamenye ibyo ari byo. Hano rero nkweretse ko iyo abahutu bayoboye mu Rwanda, mu Burundi haba hari abatutsi. Mu Rwanda hayobora abatutsi, mu Burundi hakaba hayobora abahutu. Ni ukuvuga ngo Ababiligi babikoze ku buryo abo mu Rwanda batamenya ibyo ari byo, n'abo mu Burundi batamenya ibyo ari byo, kuko dusa nkaho tubona ko bitandukanye, kumbi biri kumwe. Ni ukuvuga rero ngo bakoze ku buryo hakora igisirikare ku mpande zombi, bivuze ngo abasivile ntago bashobora gukuraho ubutegetsi byanze bikunze ntibishoboka. Niyo mpamvu rero babikoze gutya, babigira mu gisirikare, mu Rwanda abahutu, mu Burundi abatutsi, mu Burundi abatutsi, mu Rwanda abahutu. Babikora gutyo, none babiha n'igisirikare ku buryo umusivile atakibeshya avanaho igisirikare. Mu Rwanda rero mu 1959 abahutu bakoze ibyo bita revolution, naho uko byagenze ko ubwami bwavuyeho, ibyo n'ibindi nakoze mu video twazavuga ubutaha. Noneho bamaze kubavanaho, abatutsi benshi bajya iy'ubuhungiro. Niko byagenze. Noneho mu 1988 b'abatutsi bahunze bashaka gutaha, barangirwa, noneho aribwo bashatse no gutaha ku ngufu kubera ko bangiwe gutaha mu mahoro. Ibi byose ni ya design y'Ababiligi nkuko nabikubwiye. Ku rundi ruhande, mu Burundi, abahutu mu Burundi babonye bimaze kuba mu Rwanda muri 59, baravuga ariko ziko biriya dushobora kubikopera tugakora nk'ibyabaye mu Rwanda. Noneho rero kubera ko abatutsi ari barafite igisirikare, bafite n'ubutegetsi, uko byagenze urabizi, b'abatutsi b'i Burundi bari bazi bimaze kuba mu Rwanda mu 1959. Noneho ahubwo biba ibibazo mu Burundi, b'abatutsi nyamuki kubera bafite igisirikare bica abahutu, noneho barahunga, nabo bangirwa gutaha, bimera nka byandi byo mu Rwanda. Urumva ko ibyo mu Rwanda ni hafi kopikore y'ibyo mu Burundi, niko byagenze. Dukomeze rero urebe byagenze gute rero. Ni ukuvuga ngo hano b'abatutsi bangiye gutaha batangiye kwitegura kuza ku ngufu, ariko noneho kubera ko abahutu bo mu Rwanda bari bazi bimaze kuba mu Burundi, urumva ibyabaye mu Rwanda bikongejwe mu Burundi, ibyo mu Burundi bikongejwe mu Rwanda. Noneho kuko bari bamaze kubona ibibaye mu Burundi, bwa bwicanyi bw'intaganamarangaro tugiye kureba mu kanya, niko babigenje. Noneho baravuga bati ibi bintu tugomba noneho gukaza urwango ku batutsi, tukarukuba nk'inshuro 1000 niba bishoboka ngo tukazanabamaraho. Ibyo byaje mu mitima y'abantu, niko byagiye bikura. Ariko noneho mu Burundi b'abatutsi bisha abahutu, bwa bwicanyi bw'intaganamarangara, havugwa ko hishwe abahutu barenga 100,000. Ibi ni ibintu najya verifiye ndabireba. Abandi 65,000 bahungira mu Rwanda, 35,000 by'icyo gihe bahungira mu Rwanda. Ya masomo noneho bavanye i Burundi bayazana mu Rwanda, aribo noneho baje guteza akaduruvayo, batiza n'umurinda abahutu mu Rwanda. Rwa rwango noneho rwikuba nk'inshuro 1000, ari byo byateje umurego wuko ijuru ryageragejwe mu Rwanda mu mwaka w'1994, jenoside yakorewe abatutsi. Urumva ko Ababiligi bakoze design ku buryo hamwe hayoboye abahutu, ahandi habayoboye abatutsi, ahandi hayoboye abatutsi, ahandi hakaba hari abahutu, kandi noneho igisirikare akaba aricyo kiri kuyobora. Nuko badushoboye. Noneho mwega mukabona ka Belgique ni gato, mumeze nkaho muri gukura, muri kugaragara nko mufite imbaraga, ariko ka Belgique iteka kagomeza kabayoboye kubera ko ni systeme yashyizeho nyine by design. Nuvuga ngo nibyo bintu byo ukumva bakubwira ngo korera amafaranga ngo uryamye ngo ufite systeme ngarizana. Nuvuga ngo systeme y'Ababiligi natwe turimo, yaba u Burundi n'u Rwanda, ku gihugu ukinjira mu moko
ku bahutu n'abatutsi ukajya mu gisirikare, byose ni sisiteme baremye. Iyo sisiteme rero nimwe muyitiza umurindi, iyo mwicana, iyo muryana. Niyo mpamvu noneho nakubwiye ngo bwa buhanuzi bw'inkoni ebyiri nibwo buzatanga umuti kuri ibi bintu abantu benshi nibamara kubimenya. Kubera abantu benshi batarabimenya bagendera mu iyozabwonko ry'abazungu, ibyo bapanzemo bakababwira ibintu byose bababwiye kandi byose ari ibinyoma. Igihe muzabaduka, kuko nimumenye ukuri kuri kuzababatura, kandi nkunda kuvuga ngo ukuri kubohora imbohe. Nimumara kubohoka muje mu kuri mukamenya ukuri, nibwo noneho muzasohoka muri iyi sisiteme umenye ko utagomba kwica mugenzi wawe umuziza uko yavutse cyangwa se uko asa. Ibyo nibyo bintu mutazi benshi barimo, ariko ndibaza nko mu gihe kiri imbere, imyaka 2-3-4, abantu bazatangira kubirenga noneho bakanguke, aribwo muzakanguka noneho bwa buhanuzi bw'inkoni ebyiri nkubwira. Yuda aribo birabura bari muri Amerika n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika, noneho baze hamwe bakora inkoni imwe mu kuboko k'Uwiteka. Nibwo buhanuzi mutabwirwa, niko bimeze. Ariyo mpamvu batuma muhora mwicana kugira noneho mutazibuka ngo mumenye abari bo, kuko ya myaka 400 yarashize. Ibyo nibyo mba nkubwiye rero. Ahasigaye nimba bishaka kuzagiza kubireba ku ijambo ry'umwimerere, ubundi uvuga uti abarundi n'abanyarwanda turapfiki. Biracyakomeza. Reka nze nkwereke uko ibintu bimeze, nibwo ubona koko umutego abazungu babateze. Mukicara mukamarana bigaramiye, bakabasahurira mu nduru, muricanye, muramaranye, mu mashyari, muri mu matiku, muri mu rwango, bakabasahura, mwarangiza mugatana mu minwe ngo murapfa amoko. Reka dukomeze nze mbere ku bintu bimeze. Ndibaza mara kubona iyi video utazongera kwirirwa kuri internet utukana n'abantu, ahubwo uzavuga uti reka nshaka Imana nyamana irihe. Nandika kino gitabo rero muri 2014, nibwo neretswe bino bintu by'u Rwanda n'u Burundi ko ari design y'Ababiligi, nkuko tugiye kubireba noneho bimeze nka cos na sin, cosinus na sinus nkuko twabyize mu mibare. Nabyeretswe 2014. 2015 hahita haba cya kibazo cy'amatati ya manda ya gatatu ya Nkurunziza, murabyibuka. Mbibonye urumva nari kubyandika, maze kubyandika 2014 ndatangara cyane. Reka turebe rero dukoresheje imibare, urebe ukuntu u Rwanda n'u Burundi ari gatebe gatoki nkuko tugiye kubona nonaha. Ibi bintu rero by'u Rwanda n'u Burundi kugira ngo tubyumve neza nanone twifashisha imibare. Urabona u Burundi hano bumeze nka cosinus, u Rwanda rumeze nka sinus, ziranyuranamo uko bamwe bari hejuru abandi bari hasi. Mu 1959 habaye ubwicanyi bw'abatutsi mu Rwanda. Noneho mu myaka y'1960 haba gahenge, bari bamaze kuva mu by'ubwigenge gatoya, intambara zimaze kuvamo gatoya, noneho bagira gahenge gatoya. Mu 1972 mu Burundi haba amatata akomeye cyane muri bwa bwicanyi bw'intega n'amarangara. Ibyo bamwe bavuga ngo habaye jenoside y'abahutu, cyangwa se abahutu barishwe cyane baranahunga baza mu Rwanda, bikitwa ahubwo ko ngo byari ingaruka z'uko abarundi bashatse gukopera ibyari bimaze kuba mu Rwanda mu 1959. Noneho abatutsi nabo bo mu Burundi babiraramo, barabivuna bahungira mu Rwanda. Ari byo byabaye mu 1972 mu Burundi. Tukiri aho hejuru mu Rwanda mu 1983 abatutsi nabo barongera barameneshwa. Ariko noneho tugeze mu myaka y'1980 yaba mu Rwanda yaba mu Burundi haba cyagihe cy'agahenge, bavuze cy'agahenge. Ariko noneho bigeze muri za 80 abarundi batangira guca kenge. Hano urabibona, baravuga ubundi turapfiki, wagabana tukumvikana. Niko batangiye kugira igitekerezo cyo kutungira kumvikana mu Burundi. Mu gihe twega mu Rwanda ibyari bihari, abantu bashaka gutaha, bangiye gutaha, aribyo byateguraga noneho intambara ku ruhande rumwe, ahandi nabo bari kuvuga ngo bagiye gutegura apocalypse. Bikaba byarabaye akarusho mu 1994 uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda. Mu 1994 jenoside yakorewe abatutsi. Nuko byagenze rero noneho iby'amahoro mu Burundi mu gihe bari kumvikana, mu Rwanda ahubwo bajya gutegura ibyo bise apocalypse. Ni ukuvuga ngo ibi bintu tugendeye kuri ku bintu byabaga n'igihe bigaragara ko mu Rwanda no mu Burundi ari zunguruka kugenda abantu basimburana. Nkuko ndakoresha imibare hano kugira ngo mbyerekane cosinus na sinus
Uburundi n'u Rwanda uko byagiye binyuranamo kubera kimwe gisimbura ikindi, ari byo bisubiza kuri ya design y'abazungu b'Ababiligi bakoze, hakazamo n'Abanyamerika n'ibintu byinshi cyane. Kugira ngo ibintu bisobanukirwe rero nuko ugomba gushaka Imana ikabikwereka. Nanjye byose nagiye mbyerekwa kubera ko ninjiye mu ijambo ry'Uwiteka kugira ngo nshake Imana, kuko Imana yampaye agakiza kanyiza. Wibuke ko nandika kino gitabo niho navanye agakiza, ndavuga nti rero reka nze nshakisha Uwiteka aribwo Imana yagiye impa ibintu byose, ko nanjye ubwanjye ntago nakwicara ngo byitekereze cyangwa se ngo nicare ndote ibintu bya Ukraine ko bizaba imyaka 12 imbere yuko biba. Ibintu byose rero nuko Uwiteka umushatse n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose ukamwiha, nawe arakwireka. Ngayo nguko rero ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi uko cyazamutse, mbese icyo u Rwanda n'u Burundi bapfa, urebye ntacyo bapfa ko bapfana byinshi, ahubwo icyo bapfa nuko bari muri systeme iri designed n'Ababiligi, bakaba ari design y'Ababiligi nyine. Ababiligi bakaba bafite mu kwaha, ukabona ari bwo ibintu biba abantu ntibasobanukirwe, bavuga ngo ka Belgique ni gato, ariko ni gato gafite systeme kandi abantu bari muri systeme. Niyo mpamvu yaba ibihugu u Rwanda n'u Burundi amoko utututsi abantu bazakomeza baryane mpaka igihe bazacira kenge bakavuga bati enough is enough, reka tujye gushaka Uwiteka ubundi atubohore, bitabaye ibyo abantu bazongera bamarane. Nkaba nizera ko rero ibihe bije kugira ngo bwa buhanuzi bukomanga bw'inkoni ebyiri buze bubohora abantu bavane ku ngoyi, none abantu babaca kenge baze hamwe nka bwa bwoko 10 bwabuze, tujye kumwe na Yuda ubundi twongere turaga ubutware. Niko bimeze rero, nkabavuga nti abibuka twibuke twiyubaka duca kenge kugira ngo noneho ibyo gutukana ibintu byose bibi tubifashe hasi, kuko nimba dushaka kweza imitima yacu, kuko kiriya gihe cy'urubanza Uwiteka Imana ntawe uzamubwira ngo nukubera kanaka baranshutse barambeye, kuko nabavuga ngo abantu ngo ntago bakoze amahano bagasha kurengera abantu bakoze amahano, nibajya imbere y'Uwiteka twese ntacyo tuzireguza, cyane cyane abo ngabo bakingira ibibaba abantu bakoze ibibi, ntacyo bazireguza kuko Uwiteka areba ku mutima kandi abona byose, areba hose akareba irye. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba tov meyo.